Imana itugirire neza. Noneho Bibiliya itubwira neza ko Aburahamu, niho nagiraga ngo nsoreze, amaze kugera muri Egiputa abami baho baramwakira, ariko Sarayi kuko yagiye ari umukobwa, ubu hari abantu biyoberanyije. Ubu hari umuntu uva i Nyamasheke ari umugore yagera i Kigali akiyita umukobwa. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uko wiyoberanya ibyawe bizasobanuka. Wiyoberanya Imana ikureba, ukiyoberanya ikuzi, wiyoberanya mu bantu, ariko Imana irakuzi. Ubu hari umuntu wavuye i Nyamagabe ari umugabo, ageze i Kigali yitwa umusore. Uzi ko hari n'abantu bajya baza hano kuri social media baho ni abasore ari abagabo bamwe tubazi, ariko hari n'abantu bitangaza. Yarataye umugore iyo ngiyo, yagera hano agahita atangaza ati ngo ni umusore, kugira ngo akurure abakobwa, kandi ngo yita umuhano.